akose mama Soni niki kihishe nyuma y'ibi bintu umwanzuro narawufashe kandi ntago mvuguruzwa ntago ushobora gushingira umwana wanjye mu by'ukuri rwose naraguhemukiye sinigeze nkubera inyangamugayo kandi ntabwo utagize ngo nyere ku rukundo ndutera umugeri kandi bavuga nyine ngo imboga zibona abana ko nabivuga usibye ko hanini Chris yampaye kitigeze umpa nababwiye barekane cyangwa se bagende bongere basange mama turebe ko yabiha umugisha basi bagashaka none se webye byose waginjamo kubera iki mu byukuri bari ko ngo bundi urungukiranye bashwanye urungukiranye ibintu wabitse ijambo ryanjye riteshejwe agaciro yubashye ubushukanyi bwawe ntabwo ari ukumushuka mama Soni ntabwo ari ukumushuka pe ndamukunda kandi nawe arankunda kandi ntabwo nifuza ko ajya handi atari mu rugo sohokera mu nzu umwana wanjye arakurwa iwawe na polisi sohokera mu nzu kandi mose niko nabikubwira ngo byumve pe n'ukuri kw'Imana ndakishijwe ndi president wa Kora ntabwo ukijijwe urishushanya uriyoberanya urishitana ahubwo mu rusenge ngiye washitani mama Soni ko Rwanda ahubwo mugira kwifuza guhanira Imana sibyo ikaguhishurira oba uwari we niriya jisho mama yamurebesheje nabonye ko ari cyo mama yamubonyemo Bavandimwe rero ibintu byose mwambwiye nabyumvise ariko reka mbabwize ukuri aho kugira ngo mbure oba wanjye nakwemera nkabura ubuzima nakwemera nkasiga agatwe nicyo gisubizo ndari ntegereje ariko Soni unagaragura ururimi kuvuga ntabwo unatekereza kabiri byibuze kankubwire rero bundi amarangamutima nkawe ngawe yanyuma ndi nkawe nayagaragariza umubyeyi wanjye how kugira ngo byibuze umubyeyi wanjye nafate decision yanyuma tabushyira ahubwo aho nubeshye nakubeshye pe reka nkubwire Soni aya marangamutima n'aya marira uri kuzana utwereka twebwe nta kintu bimaze aya magambo uri kutubwira utwereka umubabaro wawe n'agahinda kawe yego kuko nibyo urababaye biragaragara ko nababaye ariko ikintu kibabaje urakizi ntago mama ari kubona urwego bigezemo kuko ndibaza urwego bigezemo mama ntago arasobanukirwa urwo ariko rero ibyiza niko bagategereje oba tukumva umwanzuro wavuyemo byaba na ngombwa ukagenda ukicara muri kumwe na mama nawe akabibona ukamubwiza ukuri ukamubwira ngo mama nkunda oba n'umutima wanjye wose ndamaramaje mu rukundo mukunda aya marira ukayarira washaka ukigaragura hasi hanyuma mama nawe nk'umuntu akabona uwatunze uwo ari we agafata umwanzuro nk'umubyeyi ndabeshya ashaka no kugenda akamubwira tugenda afashe umwanzuro wa nyuma asanze oba ngiye kwishyira mu mugozi nyina akamugira inama soko nabyo binatsekeje natangaje ariko byose bikabera hehe iwabo mu rugo ndane barafata decision ku giti cyabo iyo niyo final destination rero ubwo ngubwo niba ari rwo rugendo rwanjye rwa nyuma rwo gutandukana nawe ntabwo mbizi ariko reka tuvuge yuko ariyo decision nafashe ariko iyo decision yose ikabera hehe iwanyu uwo umwanzuro wa nyuma na nyuma uwufata ariko uwufatira imbere ya mama ugende wicaze mama umubwire ngo mama warambyaye mama niwe wanyibyariye niwe wandeze none rero aho bigeze ahangaha ndagira ngo nkubwire umwanzuro wa mbere n'uwa nyuma kubaho mu buzima ntari kubona oba birananiye kubaho mu buzima ntari kumwe na oba birutwa nuko nava mu mwuka nkashiramo umwuka naye marire kuturirira ukayarira na mama bireba byaba byiza kurushaho noneho mama nawe umwanzuro azafata umwanzuro sibyo yabonye amarangamutima y'uyu nguyu byanyabyo hahandi nk'umubyeyi atazicuza naza bati mwana wanjye ngaho genda cyangwa se mwana wanjye kora icyo ushaka genda wiyahore nkuburi
ariko byira umwanzuro wa nyuma ufatire mu rugo iwacu mu rugo wicare. Sibyo kwita binatangaje kuba ibyo bintu byagenda kugenda gutyo birimo amarira birimo induru za famiye ibyo byose bakabyigamye kuri perezida wa korali. Perezida wa korali ubwo byagende bibigitangaza ibyo bitera abantu impungenge bibakura iwabo bari byo bashaka kwiyahura ko perezida wa korali kipyo. Uzi se buriya ngiye ikintu naje kubona ababyeyi kenshi tubabwira yuko tubabaye tukabwira ikintu kitubabaje bakebana nk'ibintu byoroheje bamarangamutima yabo bakayazamura bakumva ko yaca ari hasi, ariko umunsi yagiye akamubwira akegera mama abireba akabona amarangamutima y'uyu nguyu mama nzi neza ko azafata umwanzuro Akiga kandi n'amatwugiriye niyo bagabo shiraho udutenguha jya mu rugo cyemezo cyane cyafatwa n'umubyeyi wawe c'est tout. Kuri Masoni wenda ndashobora kuba mbivuze mu bundi buryo butandukanye. Wenda ntabwo navuga ko nabaye imfubyi wenda. Ushobora kuba ubyumvishe mu bundi buryo. Narabyaho mbyarwa n'umubyeyi. Ariko umubyeyi yari umubyeyi gito. Aranjugunya. Horagurwa n'undi mubyeyi. Aramfata arandera arankuza. Mu gihe nakamwituye nawe arigendera. Aripfira aritahira. Ntabwo nagize byibuze ubushobozi. Mu gihe arakiriho byibuze kuba namuba hafi. Nanjye ngo mwiture neza yangiriye. Ariko nakomye ko hari icyo nakoze byibuze muri uwo mwanya. Ariko ntabwo byakunze. Ntabwo byigeze bikunda. Ariko hari Imana izamuhira ukuri ishaka kandi Imana izakomeza imutuza heza. Nifuzaga byivuze ko nakubaka umuryango. Kabona umugore muzima basungunda nanjye ngubaka umuryango. Pastor atarapfa yambwiye ko bigeze gushaka uya doctor. Ariko ntabwo byigeze bikunda. Byose yarabisobanura yarabimbwira. Kuko numva ko ari ibya kera. Numva ko byibuze igihe cyari iki ngiki. Nimba utarambereye umubyeyi icyo gihe byibuze ngo mbe hafi. Byibuze umbere mabukwe. Ko nyoko bukangana na nyoko. Nyoko bukwe ntaho batandukaniye na nyoko. Nyoko bukwe ntaho ari umubyeyi. Nifuza ko byibuze kuba hafi. Bamukambera umubyeyi. Kagira umuryango kwitura. Nakubeshye mama Soni ndaremerewe. Numvaga igihe cyajya ari ikindi kinanye kubaka umuryango. Sonia tukabana. Sonia mbona ari ubuzima bwanjye. Sonia ni ubuzima bwanjye bw'ejo hazaza. Nta wundi mugore nifuza atari Sonia. Nta wundi muntu nifuza atari Sonia mu buzima bwanjye. Uramushyira kure basi ngombe he. Mama Soni, ndi mu biganza byawe. Nkoresha icyo ushaka. Ariko basomye Soni. Ndifuza kuba muri uyu muryango. Ndifuza kumbera amabukwe. Ndifuza kubana na Sonia Karamata. Ntabwo nzamuhemukira. Ntabwo nzamubera mubi. Ntabwo nzamubera ikirara. Sindindaya. Sinsambana. Ntabwo ndi umwaro mu gihugu bitekereza. Ndi umwana muzima. Ni perezida wa korali. Ndasenga pe. Numfatira mu kibi. Uzabure icyo wumva ushaka. Nakumvise. Ariko nko kuvuga gusenga. Nanjye ndasenga. Ariko ntabwo nasuzugura ijwi ry'Imana. Mbabarira Soni mureke. Ariko Mana ubu nagucumuyeho iki koko? Niki nacumuye ku Mana koko? Mana niki nagucumuyeho? Niki gituma byibuze ntatera imbere nk'abandi? Niki gituma ibyo nkoze byose byanga? Niki gituma ntabyina byibuze ngo nkore ikintu byibuze kigere ku musozo nk'abandi? Kwinjira kugeza kubyibuze kugera ku byishimo ariko bikanga. Why? God, why me? Wihatiriza iby'Imana itasha. Ibintu byose Ndabizi neza ko Imana inkunda kandi ifiteho umugambi.
reka izagushumbushe igundi mukobwa mwiza uzakunda kurusha Sonia. Mbabarira nanjye nyuma. Amarangamutima yawe ndayumva, ariko nanjye mwubaha yanjye. Nyamara nkunda Sonia. Uramukunda nibyo, uzakomeza umukunde nka mushiki wawe cyangwa umuvandimwe muhuriye muri Kristo, umuvandimwe wawe musenga. Ariko mbabarire, ntabwo njye nasuzugurijwe ry'Imana. Ese ko idashaka tubana? Ntabwo Imana yabinyemereye, narabisengeye, nariyirije, nagiye mu butayu, nifatanyije n'abandi mu byumba, twasengeye mu bukwe. Ariko Ariane rero ibyo nkora nkubwira buri munsi ibintu byawe byose ntabwo byumva mu buryo bworoshye. Nabonye kukubwira ibijyanye no kugomba kwitondera ibintu bijyanye na Sonia n'umugabo we Oba. Uti kubera iki? Mama Sonia afite impango we ya apartment y'ibyishimo. Ko ngiye Mama Sonia yansabye ko ngomba uko nshoboye kose Sonia kazinukwa ikitwa Oba burundu, habe no kumutekerezaho namba. Ikintu cyantangaje rero nuko ashaka ko Sonia muzinura Oba hanyuma ngo Sonia nkamutwara ngo yes akamuma. Kinako uri gucyumva? Ndwa ko Mama Sonia hari impamvu we azibwite. Kucyumva noneho hari icyo aziwe, niba umusaba ngo bigendemo buhoro ubyitondere. Umva buretse Mama Sonia yagusabye mutandukanye Oba na Sonia amuzinukwe burundu. Bene subira inyuma ukundane na Sonia cyane rwose. Yego Sonia nakakwiye kuba mufite muri nonzo. Mungu wangu uzi ikintu kintunguye kurenza ibindi byose. Ibyo byose yagusabye ni kunangira ibyo yansabye. Kwiki? Cyakora ndatunguye kweri. No hahandi bajya bavuga ngo umuntu ni mugari, uriya mukecuru arifuza iki? Niki kintu ari gushaka kugeraho. Yarambwiye ngo ni nshakisha ubyo ki Sonia na Oba batandukana, ngo noneho nindangiza ngo shakisha ukuntu Sonia yakundana nawe. Ndamubwira nti reka iwe nicyo nashobora nabatandukanya wenda, ariko kuguhuza we nawe sinzi ko nabishobora. None ubwo uriya mukecuru umupanga afite n'uwuhe arashaka kugera kuki? Isariya ubundi wacyankunda mu byukuri. Komana se yitse imitima. Nusubiza icyo kibazo. Ahubwo ndashaka kubaza. Nusubiza icyo kibazo. Ni ikihe kintu twakora ngo biriya bintu umubyeyi adusabye tubigendemo neza? Nanjye wisimbuka ijambo. Mbere nkaho utaryumvishe. Ese kura cyankunda cyangwa? Nusubiza. Nibwo nayo nkora icyo gukora. Shiri mwageze ku Kisera. Mama mfashe uyu mwanzuro. Sonia nta mwanzuro tugiye dufata. Agerageje kumvisha mama wawe biriya bintu byose rwose ko atari ibyo byihishe inyuma. Kandi mubwira ko biriya bintu byose utari ibyanjye ko ntabwo yanze kubyumva. Yanze kubyumva rwose pe. Ntabwo yabahaye agaciro. Ariko sema tuvugisha ukuri. Ubundi uhagaze ku ruhe ruhande. Kiriya yari yo mpamvu yatuma gubyanga byose ukaba utari kubyumva yuko biriya bintu atari ibye. Ubwo kuragira ngo noneho dukora iki? Mu byukuri uhagaze he nkawe nka mama? Sonia. Ibintu bikomeje kunshanga pe. Ntabwo nzi ikintu kimwe nshobora gukora mu buzima bwanjye. Ntabwo nzi ahantu mpagaze pe. Ntabwo nzi ahantu numva ngiye nicaye.
nta kintu na kimwe ntakoze ngo musobanurire mubwire ko ndi umwana mwiza kandi w'umwere yanze kubyumva. Mama, niba hari n'ikindi kintu kibyihishe inyuma utubwize ukuri, ariko ureke gukomeza kuvuga ngo ntabwo ushaka kumva ikintu. Wabihagazeho nkaho hari ikindi kintu kibyihishe inyuma. Namubwiye ko kuba yaragerageje kunyadopta wenda bikanga, ndabyumva wenda ko yabyanze, ariko mubwira ko byibuze niba bitarakunze ko nyadopta ntamubera umukwe mwiza, akambera amaboko cyane cyane ko nyoko boko angana nyoko. Sukosi Ariko ntabwo yeza beza agaciro. nawe wagerageje ukamwumva. Mama, naciye mu buzima bwe nkuko nabikubwiye ngo ngire kongera kubisubiramo. Urakoze kubugarutse. Gusa kuri inshuro barunyumve mama, Sonia ndamukunda pe, kandi nawe arankunda. Ubuzima bwanjye bw'inabayemo nifuza ko twabana na Sonia byibuze nkagira ubuzima bwiza. Sonia arankunda kandi nanjye ndamukunda. Reka tubane, Imana izaduha umugisha. Nimba naradusengeye Imana ikakwereka ko byibuze tudagomba kubana, tuzasenga, kandi ibyo Imana ikweretse iyo usenze bivaho. Ureka tubanze dusenga. Fata igihe. Na Sonia afata igihe. Ijwi ry'Imana ntabwo rijya ryibeshya. Bikorerwamo n'umwuka wa Satani. Muntege amatwi munyumve. Sonia bizi ko ntajyaga kubangamira. Ariko reka twumvire ijwi ry'Imana. Ijwi ry'Imana ntawanze kuryumvira mama. Ntawanze kuryumva rwose pe. Ariko nawe watwumva. Numva nshaka kubana na Sonia. Mama, Sonia n'ukuri numva nshaka kubana na Sonia. Sonia arankunda kandi nanjye ndamukunda. Kandi hamwe no gusenga Imana byose ibintu byose zadufasha kandi tuzaba mu buzima bwiza. Twe nk'abana b'abantu nta kintu twakora kirenze ibyo twakoze. Mwaretse tugasenga. Mwafashe iminsi mukihiriza. Hagiye mu butayu mugasenga. Kuki mushaka kwirwanirira? Urukundo nibyo ruzatsinda. Ariko niba Imana ibihaye umugisha ikabibashyigikiye, ibintu bizakunda. Niba kandi Imana itabashyigikiye, uzashaka ahandi nawe azashaka ahandi. Ngiye kukumenera ibanga, ntari buwe namenya undi wari we wese, ariko nawe ukamisezerano ko iryo banga urimira bunguri utazamvamo, haba kuri Oba cyangwa Sonia. Mba nkubwire rero, mbabarira, nyizera wumve ko iryo banga ugiye kumbitsa ari njye nawe n'izi ntebe n'ibi bikuta, nta wundi muntu wa gatatu uzazamo. Nisezerano nguhaye ntago nabitinyuka pe. Ariya twarakunda ndakuzi, iyo umaze kwizirwa uvana kari mururi, kandi hari ibintu ushaka kuvuga karenze umwaka ruhihamagara. Banyumva rero defo yawe nawe sinzi ukuntu ngiye umfata. Mvuga ibikwiriye kuvugwa, ibidakwiriye kuvugwa ntago mbivuga. Ugushaka kuzana bya bindi byanjye nawe by'uko washaka kunkoresha amabi, nkajya kubwira bagenzi bawe ngo ikintu twapfuye nuko nkoresha amabi. Ibijya n'ibyo kuvugwa naga byo guhisha. Wari wambitse ibanga mu buzima bwawe ukambwira ngo ko nakubikije ibanga, ukansezeranye ko ntazarivuga, nkasubira inyuma nkarivuga. Kuva nabyina nawe ibyo gatubireke, so ko nabyo rubugurye. Nose nkubwiye ndeka tujye uko twigenza n'amatangazo ujya gutanga, ariko njye katureke byararangiye. Tujye ku ngingo nagusabye. Sinzumbira ibanga byageze kuri Oba cyangwa se wa mugore ngo ni Sonia. Nkurahire ndeka nguhisezerana. Njyewe Ariane ndakakubura nindamuka mvuze ibanga ugiye kumbitsa, nzakubura basize iteka. Usibye nawe winyatura ibyo bintu by'amafuti. Dore ko bimeze.
kuko ndega ndakuzi waba uzi inzu mama wa Sonia yashyizeho ku muntu uzarongora Sonia ntabyo se ntabwo mbizi itangaje rero iyo nzu nijye ufite ofa yo kuyegukana Mariyo ariko nkubwiza ukuri rimwe na rimwe hari igihe mbona uri sereri kuri njyewe nkubwiye nkuru uri kumubwira yuko ngo ufite inzu mama Sonia azaguhereza n'urongora umukobwa we uri kunyubaka cyangwa uri kunsenya wumva iyo nyungu izo nkuru zamfasha iki nibyo kumbwira nzaceceke haze rero ngo umundi ngo amatwi arimo urupfu ntago ajya yumva ubundi sibwiye n'iki kwiyonza ari y'ukuri koko hariyo bakweretse ngo uyibone cyangwa n'amagambo gusa baguhuruturiye nkuko bambwiye nanjye ubwo rero bakubwiye ngo nugende ukandungurira umukobwa wanjye mfite inzu nzaguhereza nya hariyo babonye se ikibazo rero uvuga ngo utamakara ashyushye mu kanwa ntushaka gutega amatwi ngo wumve nayo mpamvu nabonye kugira impungenge ejo bundi ndaje mbisaga ku karubanda niba ari byo nta nkuru irimo umwe mpayamenye abasetse nisubwe ibanga umbwiye mwango riri cyose ikibazo aho kiri ni hamwe na mazina yandi nasanze kuri iyo nzu inzu bayikweretse ariko sitonde mvuge inzu nuyizi ndaje gusobanurira akarimi kagutanze imbere usoma inzu naya kagira mu bintu byawe bintera iseseme iyo njya kuvuga ngo ukaraza akarimi biramba kandi ibintu ni kuva kera wigira sicyo rugira nyanda bizi ibyo ndabyanga nango mumvugiramo mu buzima bwe Mariyo iyo nzu mama Sonia yashyizemo ibintu by'amanyanga arabisha bishoboka aisha ayo mazina kuri iyo nzu aho nkanjye Mariyo nk'umunyamugi naje kubitahura yego kagira inkuru icyo rero icyo kibazo musigaranye none si Mariyo ndumva mwageze kuri n'inzu wayibonye cyo nakubwiye ni icyo nta yandi magambo ariko mama ubundi ahantu abantu bangahe bicaye ntabwo bashobora gushaka igisubizo cy'ikibazo kimwe ngo igisubizo kibure twakomeje kuzenguruka tuvuga ibintu byinshi dushaka umuti w'iki kibazo cyabaye umuti wabuze mu by'ukuri ntabwo ari uko tutavuguta ngo tubone umuti w'iki kibazo bikunde nagiye kwa Oba tuganira umwanya munini tubura umwanzuro Oba za hano muraganira yewe ntanahari wenda ari wo mwanya mwiza mwari mubonye wo kuganira wenda ngiye ntabari iruhande ngo habe hari ibyo muri kumvisha nabwo igisubizo kirabura mbasanze n'ubundi mukiri kumwe mwabuze umwanzuro numvisha ibintu byose bibereye hano ikiganiro uduhaye ikiganiro Oba atambukije umwanzuro stili n'ubundi wakomeje kubura bivuze yuko hari ikiri inyuma y'ibi bintu tutazi twebwe tutari kumenya kandi mu bintu bavuze numvishe ibintu byo kwa Dr. Ita nibuka ko kera wigeze kumbwira ko hari umwana w'umuhungu washaka kwa Dr. Nibyo cyangwa sibyo? Nibyo. None kuki utamuzanye bigapfa ku munota wanyuma wari ugiye kumuzana? Ntuname n'umusobanuro. Naje gutekereza ko nshobora kuzana umuhungu hano akazakora amahano ndamukubireka. None se ma ko pasteur imbere yuko yitaba Imana yabwiye Oba yuko washakaga kumwadota, nibyo cyangwa sibyo? Nibyo. None wowe ubwo umuzi w'ikibazo urumvikanye, bivuze yuko uzi ababyeyi ba Oba abari bo. Ahubwo tubwire ababyeyi wiwe ni bande, bakomoka he, batuye he? Kuko nje ni namahirwe nabangize byo kwimenyera amabukwe. Mbwira. Abo ngabo bari bazwi na pasteur. Ntabwo njyewe nigeze mbamenya. Washakaga kwadobota umwana utazi inkomoko yiwe.
nuko nari narabyaye umwana we. Mama, hari ikintu uri kudukinga utari gusobanura neza. Tubwire ababyeyi bawe anabamenye, amenye inkomoko yiwe, amenye igisekuru, amenye aho aturuka. Twicare tubizi kuko ikigaragara cyo ibintu byose urabizi. Mwisakuriza mumbabarire mwishurize ubwoba. Soni mbabarira ushaka kuneza ibibazo. Ayo marira hari ikintu ahishe ahubwo utari kutubwira.